iyo mwashyize ku rutonde abantu bagomba gusurwa mwibanda kuri ba bakire bo mu itorero. Yego pasiteri na diyakoni cyangwa mushumbi iyo bahuye n'abo ba apotere bakora urutonde rwo kujya gusura, ntuza dufasha umurimo cyane kandi umugore we yarabyaye. Dufite utuntu twinshi dutuma umwuka wera atakiba hagati muri twe, biravanze. Kandi mu mpande zose mwumvise ko twese turimo, abagore abagabo twese, buri muntu hari akantu. Satani yo yaje mu baririmbyi azana n'ibibwana bye byose, n'ibyo yabyaye n'ibyo yabwaguye. Mu baririmbyi haba abadayimoni we. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe abakurikiranye Mama Sharirene Official, aho mudukurikiranira mu Rwanda no mu mahanga, mu bihugu by'abaturanyi n'ahantu henshi. Turabasuhuza cyane. Rero turasuhuza abashinzwe umutekano, abapolisi, abasirikare, turabashuhuje abaganga, abarimu, turabashuhuje mwese abakristo, turasuhuza abantu mwese mukunda inyigisho n'impuguro zica kuri Mama Sharirene. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Rero nk'uko dukomeje kumva ibiganiro bya Pentecote, turi kwibaza ngo mu kiganiro cyitwa hakorwa iki mu itorero kugira ngo umwuka yongere akorere muri twebwe. Umwuka kugira ngo yongere akorane natwe, akorere muri twe, twakora iki? Ese ni ibiki twahindura? Muri aka kanya twagiye tuganira ibintu byinshi, tugeze kuri episode ya 5. Ndashaka tuganire nonaha ni iki cyakorwa. Ni mu kiganiro cyitwa hakorwa iki. Ndashaka tuganire turebe ikintu cyakorwa muri rusange. Twarebye uruhare rw'abashumba, tureba uruhare rw'abayobozi b'amatorero n'isengero zabo, twabonye uruhare rw'abakristo twabiganiriyeho, twarebye uruhare rw'umuntu ku giti cye. Hanyuma aka kanya ndashaka turebe, duhuze imbaraga, buri wese yisuzume mu ruhande rwe, mu mpande zose. Ntago umwuka kuba atagikorera mu bantu, atakiba mu nsengero zanyu, ntago uruhare rwagize umuntu umwe, buri wese afite uko yabyishe mu ruhande rwe. Pasiteri yaraje yubaka ibye, abakirisitu baje bubaka ibyabo, umuntu ku giti cye yubaka ibye. Turagenda tugendera ku mahame yacu, twirukana umwuka wera, dukoresheje ibikorwa, dukoresheje imico, dukoresheje ingeso, bituma umwuka wera atongera kuba hagati muri twe. Nyuma y'iki kiganiro turi buganire ingaruka twagiye tugira dutewe no kutagira uyu mwuka wera. Rero uyu mwuka wera, impamvu utakiba mu itorero, hari ibintu byinshi byagiye bituruka mu bantu, mu bayobozi n'abayoborwa. Ni nayo mpamvu mu gufata ingamba kugira ngo umwuka wera yongere akorere mu itorero, buri wese agomba kwisuzuma mu ruhande rwe. Mureke mbabwire umuntu witwaga Yona, ngo Imana yamutumye i Nineve ngo ajye kuburira abantu baho. Arangije aravuga ati n'ubundi sanzwe mbizi yuko bazumva Imana ikabababarira n'ukuntu bambabaje. Agira umujinya, yanga kujya kubaburira. Arangije Bibiliya iravuga ngo ahungira ahantu bita Itarushishi. Hanyuma ngo ageze mu bwato arimo arahunga, nta hantu twahungira Imana. Rero arimo arahunga ateza umuraba. Abantu bari hehe? Bari muri y'amazi. Ngo umuraba bamwishi, hanyuma ngo umwerekeza w'inkuge aravuga ngo impamvu umuraba uri kuba mwinshi, birashoboka yuko ubwato bwaremerewe. Nani ngo babona bashaka kurohama, nako baravuga ngo ubwato bwaremerewe, nimuze tugabanye imizigo. Buri wese ko mizigo ye bakagenda bayigabanya, baroha hehe? Baroha mu nyanja. Hanyuma ngo bakomeza kureba, basanga Yona we ngo yiryamiye mu bwato hasi. Hanyuma baravuga ati nukanguke, ntago uzi ibintu byabaye. Ngo bishyira hamwe bakora akanama, baravuga ati ni ibiki ko turi kugabanya imizigo ariko bukanga tugashaka kurohama. Yona aravuga tumva rwose mwitaganga, aya makuba ninjye uyateje. Ndashaka kukubwira ngo umuntu ku giti cye ashobora guteza umuraba muri korari. Umuntu ku giti cye ashobora kuzana ingaruka muri karitsiye. Umuntu umwe ku giti cye ashobora guteza ibyago abandi. Rero hari ibyo twakoze ku giti cyacu, hari ibyakozwe n'abaririmbyi, hari ibyakozwe n'abahanzi, hari ibyakozwe n'abahanuzi. Ibyo bintu tugiye kubirunda tukabikusanya, ntago byakwemerera ko twahamagara umwuka wera kaza.
hari ibyakozwe n'abashumba, hari ibyakozwe n'abanyamatorero, hari ibyakozwe n'abashinze amatorero, hari ibyakozwe n'abahanzi ku giti cyabo, hari ni ibintu byinshi by'akavuyo byatuma umwuka wera atongera kwemera gukorera hagati muri twe. Ibyo bintu twikoreye rero ni natwe two kubihindura, tukajya inama, hanyuma tukareba ukuntu twabyirukana, umwuka wera kongera gukorana natwe. Nimba bwira ingaruka twahuye nazo kubwo kutayoborwa n'umwuka no kutawugira, murasanga dukwiye gufata ingamba. Nimba hari umwuka haza umucyo, ni ukuvuga ngo hatari umwuka haza umwijima. Nimba hatari umwuka haba ibyigenge, ni ukuvuga ngo hari umwuka twemera kuyoborwa. Iteka rero ahantu hatari umwuka ibintu birapfa kandi bikazamba. Ntago wabwira imodoka ngo ni yake kandi nta essence irimo. Ntago wabwira ibishyimbo ngo ni bimere nta mvura byahuye nabyo. Ntago wabwira umuntu ngo ntago wabwira umuntu ngo nakure kandi atariye ngo ananywe. Hari ibintu bikuza umubiri, hari ibintu turya umubiri tukabyibuha, hari ibyo turya tukagira uruhu rwiza. Ibyo ni ibintu tugenda twiga uko bwije nuko bukeye. N'ubugingo bwacu rero bukeneye kurya kandi bugaburiwe n'umwuka wera. Imana ihabwe icyubahiro. Mu ruhande rwacu twese tugomba gufata ingamba, tugafata umwanzuro, tukongera kwinginga uyu mwuka ngo mwuka wera nugaruke. Ibi turimo rero nk'ibyiciro bigize mu itorero, itorero rigizwe n'abayobozi, rikagira ikindi gice cy'abayoborwa abakristo, rikagira muri ba bakristo havamo abaririmbyi, havamo abadiyakoni, havamo nyobozi, yego, hakavamo abanyamasengesho, habamo abahanzi ku giti cyabo, hakavamo abahanuzi. N'ibyo byiciro byinshi bitandukanye. Ibyo byiciro byose rero ugiye ukurikiranya amateka y'uko bakora n'uko babayeho, ntabwo umwuka wera waza hagati muri twe. Ubu umuntu arifata agahanura ibyo ashaka. Iyo umuntu ari umuhanuzi akagera mu rwego rwo guhanura ibyo ashaka, aba yirukanye umwuka, kuko umwuka uba ukeneye ko umuhanuzi ahanura iby'Imana ishaka cyangwa iby'umwuka yategetse. Ibyo rero byatumye umwuka uva mu itorero, kubera abahanuzi bahanura ibyo bashaka, bagahanura ibyo abantu bashaka, bagahanura kubw'amafaranga bahawe cyangwa ayo bashaka. Ibyo byagiye bituma umwuka duhunga. Iyo uri umuhanzi ugomba kuririmba indirimbo ariko zikagirira umumaro abari kuzumva. Ariko ubu hajemo ikibazo gikomeye. Hari itorero ridashobora gutumira umuhanzi runaka kubera yuko ari buguce 200,000. Ibyo rero bituma umwuka uhunga abahanzi ubavamo, kubera yuko indirimbo turi kuririmba turimo kuzishakisha ibirayi. Turaririmbira abatugaburira, abadafite ibiryo byo kuduha ntago twongera kubaririmbira. Ku buryo rwose urusengero ruciriritse hari umuhanzi rudashobora gutumira. Wa muhanzi nawe rero utemera kujya gukorera Imana ahantu hose, afite ikibazo ari butuma umwuka wera agenda. Abavuga butumwa tugomba kuvuga ubutumwa, tukavugira ivuga butumwa rituma umwuka riturutse ku mwuka cyangwa riyobowe n'umwuka, kugira ngo umwuka akomeze akorere muri twe. Twahinduye inyigisho, dufite inyigisho zikurura abantu kuri twebwe, tukagira impuguro zikurura abantu kuri twebwe, tukagira inyigisho zituma abantu badukunda, tukagira inyigisho zituma badutumira cyane, tukagira inyigisho zituma batureba neza. Ibyo ngibyo byirukana umwuka wera. Abadiyakoni nabo babaye abanyamibare, ntago bakidiyakona, ntago bagikora umurimo wabo, ntago bakibaho uko bikwiriye, ntago bakiri inkingi z'urusengero. Inshingano zabo barazitaye. Abadiyakoni nibo bantu bakwiye kumenya ko hari abagiye mu bitaro, ariko ntashobora kumenya ahaba abagiye mu bitaro, ahubwo ni ukureba abafite amafaranga menshi, umutima wabo uri mu biturisho, amafaranga yagabanuka bagahangayika, ugasanga bafite amaraporo kwa pasiteri, noneho amaturo yabuze, dufite ikibazo gikomeye. Ariko ntashobora kubwira pasiteri atutanga itangazo kuko runaka ari mu bitaro, ntago yabimenye. Ntashobora gutanga itangazo ngo avuge ngo runaka yapfushije mwene wabo. Raporo bakunda kwitaho nizo kumenya niza bakire bo mu itorero gusa.
abadiyakoni ni mwebwe mukwiye kumenya abanyantege nke baje mu itorero, ni mwebwe mukwiye kumenya abaguye n'abagiye kugwa, ni mwebwe mukwiye kumenya ibibazo by'abakirisitu. Ariko ntago mumenye ibibazo by'abakirisitu, ahubwo mwigize ribu, mwigize abagenzacyaha, mwigira abashinjacyaha. Ubu ibintu musigaye mugenzura munashishikariye byabakuye umutima, muracana amaso. Mbese nukumenya bajya mu kabari, nukumenya basohokanye n'abakobwa, nukumenya amacupa y'amayoga banyweye, nukumenya bishingiye. Nibyo ariko kuki umenya umuntu wishingiye ntumenye impamvu yatumye yishingira? Kuki mumenye abakobwa basambanye ntimumenye abakobwa bari kwirukana mu mageto bari gukodesha babuzayo ubukode? Kuki muri kumenya ibisubizo byabereye mu ngo ntimumenye ibibazo biri kubera mu ngo? Kuki muri gukora iperereza ry'abantu amafaranga binjiza kugira ngo mubone uko mubashyira ku rutonde ngo bubake isengero zanyu? Kuki mutamenya ibibazo abagore babo bagize? Kuki mutamenya ibibazo abana babo bagize? Kuki mutamenye ko barwaye bakarwaza? Namwe mwatumye umwuka uhunga kuko mutakiri mu nshingano zanyu. Mukwakira abantu mu nsengero, mw'abapasiteri mwe namwe mufite amatorero. Umuntu yinjira mu rusengero, wabona amaze guparika imodoka, ukabwira umudiyakoni ngo nashaka umwanya mwiza yicaramo, yaba yarabatijwe, yaba avuye mu kabari, yaba aterekera, yaba abandwa, ntacyo bikubwira. Icyupfa ni ukubonye umushoramari. Wabona mama runaka wakoze urugendo, ivumbi ryamutumyeho na ya moto ntiyayabonye, yaje asa nabi, harasa n'akavumbura amashyiga, ntago yariye, ntago yameshe, ntago yakarabye, ati mumwicaze hariya inyuma. Ubwo si ibyo bintu byatuma Imana iguha umwuka wera? Ubwo buyobozi bwanyu niyo mikorere yanyu. Iyo mwashyize ku rutonde abantu bagomba gusurwa, mwibanda kuri ba bakire bo mu itorero. Yego, pasiteri na diyakoni cyangwa mushumbi iyo bahuye n'abo ba apotere bakora urutonde rwo kujya gusura, ntuza dufasha umurimo cyane, kandi umugore we yarabyaye. Kandi umugore we yarabyaye, ariko undi we yabyaye umwana upfuye nubwo ari umukene, bakabanza umukire wabyaye bakareka uwapfushije. Si uko se mwabaye mu nsengero zanyu? Mugakora urutonde. Ntuza amaze iminsi ngo afite gripe niyo mpamvu atagiterana, kandi rwose yadufashije umurimo cyane. Ariko umuntu yarwaye, bamusanze mu mwijima n'umutima, afite pertasiyo, ahora kwa muganga. Kwa muganga niho hari ubuzima bwe bwa buri munsi. Nta mudiyakoni ubizi, ntibamushyira ku rutonde. Hanyuma ngo Imana ibuzuze umwuka wera gute? Iyo bakora urutonde rwo gusura ntago bahera ko bakwiye gusurwa. Kujya gusura umuntu uri guseka usize uri kurira, biriya nta mibare irimo. Mu nzego zacu zose hari ibintu byatuma umwuka wera atinjira. Aho ni mu rwego rw'abayobozi ndi kugenda simbuka. Hanyuma tugeze mu baririmbyi. Ibintu biba mu baririmbyi, nimba hari ahantu haba abazimu, Satani yo yaje mu baririmbyi azana n'ibibwana bye byose, n'ibyo yabyaye n'ibyo yabwaguye. Mu baririmbyi haba abadayimoni we. Abaririmbyi uzi ko hari igihe wumva umuririmbyi ari kwantona, wamureba ahantu ari ukamubura. Kubera iki? Abagore beza b'igihagararo, abakobwa beza b'uburanga bagomba guhagarara ko nta soni. Nibo bahagarara ku myanya ya mbere, naho yaba aririmba nk'ukorora, ariko agomba ahagarare ku mwanya wa mbere. Naho yafata mikoro gusa ijwi ntirisohoke, ariko ni mwiza, atuma korari isa neza. Ba nyiramwi utwo tuntu tuba mu makorari, bagafata wa mugore mugufi, wa wundi udafite isura, wa wundi udasa neza, ariko ufite ijwi ryiza, bakajya kumupfurikamo hagati cyangwa inyuma, bakanga kwaza imbere. Haraza imbere se afite urukweto rwiza, haraza imbere se yambaye neza, haraza imbere se hari kositime yambaye, haraza imbere kandi ahora mu gashati kamwe, yaza imbere ahora mu gatenge kamwe, yaza imbere atagira urukweto rwiza. Bagomba guhamagara ba bakobwa. Dufite abakobwa bo mu itorero iwacu basigaye baniyomekaho za nzara kugira ngo bagire zire ndende.
noneho bagatereka n'igihuru bakanasatura kwa kundi bagafunga abo rero nibo bahagarara imbere kubera igihagararo cyabo naho baba batazi kuririmba utuntu amacakubira aba mu baririmbyi ikene wabo kibamo mu nyangereza ibamo uzi ko hari igihe umuyobozi wa korari agira abaririmbyi bakerererwa akabavuganira agahita asobanura impamvu bakererewe muri korari batanamutumye ariko hakaba abandi bakerererwa cyangwa basiba kugira ngo bazajye kubababarira akamuhagarika ati sobanura aho waruri abandi akabavuganira ariko wowe undi ntamuvuganire kandi rimwe na rimwe ibibazo byabo ngabo ari byo bizwi ubwo utwo tuntu twatuma Imana izana umwuka wera mu makorari yanyu abaririmbyi batinyuka gufata umuntu w'umukene ngo ntago azaririmba kuko atatanze umusanzu wa korari kandi bafite ubushobozi bwo kumutangira ntago azajya muri sorute abaririmbyi ingengasi mugira umuntu mukanga kumwakira muri korari mukabanza mukabaza akazi akora mukamubaza yafite kuri konte urinjira muri korari dore tugeze ahangaha dutanga umusanzu ubu udafite miliyoni 2 ntiyaza muri korari yacu tugeze ku 300,000 amakeya ni 100,000 ubu musigaye muca amafaranga ntago umuhamagara ugikora ni igihagararo gikora iyo babwiye ikigukoramo ntago birwa banagushyira muri ese yaje ujyamo gake iyo babwira icyubahiro ufite hano hanze ntago bagukoresha repetition nyinshi ese yaje niza bakene niza batarize niza abantu badasobanutse ubwo buntu buba mu makorari urabona Imana yo mwijuru yazana umwuka wera muri mwebwe icyo kora mwateye imbere mwabaye abasirimu mwambara neza mumaze kugura uniform nyinshi ariko imibanire yanyu iraciriritse iri hasi cyane reka aho ngaho tuharenge abanyamasengesho musigaye musengera abantu bayafite musengera abafite amafaranga iyo mukena kubwiye ngo afite icyifuzo uramuga yo Nyagasana azagufashe ariko umukire naho atabikubwira uramuhamagara uti ngewe nzaza kugusengera hari ibintu Imana yanyeretse nta nibyo yakweretse umva abanyamasengesho dufite kandi yagira ngo mbabwire ngo abanyamasengesho ubundi nabazamu kandi iyo umuzamu yibwe ari ibyibwe akanafungwa umva abanyamasengesho dufite abasa nibo batuzanira umwuka wera iyo mugiye gusenga musengera abagore banyu mugasengera abana banyu mugasengera abagabo banyu musengera ubutunzi bwanyu mugasengera imishinga yanyu ntago wasengera korari kuko utayiririmbamo ntago wasengera pasiteri kuko utamwiyumvamo ntiwasengera runaka kuko ntaho muziranye ntiwasengera ntuza kuko atarakugurira ijipo ntiwasengera na runaka kuko atakugurira amavuta mufite amasengesho yironda ruhu nironda koko nironda butunzi amasengesho nk'ayari mu buntu bwishi dore nimwumvu izo puberi nimwumva iyo myanda yuzuye mu itorero ituma umwuka wera atururuka dufite utuntu twishi dutuma umwuka wera atakiba hagati muri twe biravanze kandi mu mpande zose mwumvise ko twese turimo abagore abagabo twese buri muntu hari akantu nimuze rero twikosore dukosora ibyo dukora kugira ngo itorero ryongere rizemo umwuka wera kandi kugira ngo itorero ryongere rikorerwemo n'umwuka wera kuko ni twebwe tuzabigiramo inyungu itorero ni nge itorero ni wowe itorero si ibikuta itorero si intebe ntago ari intebe itorero ni ngewe nawe umwuka wera nanyubaka nawe akakubaka niduhura tuzahuza hanyuma twubaka ibintu bikomere Imana ibahe umugisha yari episode ya 5 twese dufatikanye hamwe mu ruhande rwa buri wese urubyiruko abakuru n'abatoya tureba aho byapfiriye byasenyutse tubyubake turebe ko umwuka wera twazawuzura kuri 5 ndiriye kuri 5 ufite ahantu mwakubitanira ukawuzura turebe ko umwuka yagaruka igisuzuguriro kikatuvaho turebe ko umwuka yagaruka igitutsi kitakatuvaho turebe ko umwuka yagaruka ukadukuraho ibyasha natwe tukagira uburinzi abadayimoni bakadutinya ntibakomeze kutwubahuka ntibakomeze kutumenyera kuko ubudahangarwa bw'umwuka wera bwamaze kudushiraho Imana nibaho umugisha turakomeje na episode ya 6 ubu butumwa bw'umwuka wera mu itorero hakorwa iki mu itorero ukomeze ubukurikirane kandi nuburangiza ukabukurikirana
gukurikirana neza, hari ibintu byiza uzakuramo ubyiga ubyigishe n'abandi. Imana nibaho umugisha. Amen. Mukore share, mukore subscribe, hanyuma mutugire inama mutwandikira kuri comment no muri telefone bisanzwe, aho hari nimero yanjye. Mbifurije kuzura umwuka wera. Amen.